crazy bets on me. nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza mbasaba no gukora subscribe ndetse mugakora share kugira ngo ikiganiro tumaze gutegura kijye kibageraho ndetse mushobore no kugisangiza abandi. Uyu munsi nabahitiyemo ibimenyetso 8 by'urukundo rw'ibinyoma. Umuntu w'umunyakinyoma mu rukundo yigaragaza nk'aho agukunda. Urukundo ni ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu, ntabwo ari igikwiye gufatwa nk'ikintu gisanzwe. Ese hari igihe wigeze wiyumva ko hari ikitagenda neza mu rukundo? Nubwo kubyakira bishobora kugorana, ariko rimwe na rimwe ibimenyetso by'urukundo rw'ikinyoma biba biri imbere yawe ndetse biri n'imbere y'amaso yacu tuba tubibona. Nyemerera turebere hamwe ukuri. Dore ibimenyetso 8 by'urukundo rw'ikinyoma udashobora kuba wakwirengagiza. Icya mbere, nubeshya mu rukundo aba ari kure cyane y'amarangamutima yawe. Ese wo mukundana ahora asa n'utakwitayeho igihe umukeneye? Iyo umuntu mukundana akagaragara nk'aho ari kure y'amarangamutima yawe, ntakwereke ko akumva cyangwa ngo akube hafi igihe umukeneye, bishobora kuba ikimenyetso cy'urukundo rw'ikinyoma. Umuntu udashobora kugaragaza amarangamutima ye atuma wumva umeze nk'uri kuganira n'ikibambasi cyangwa uganira n'urukuta ruri imbere yawe. Ntimusangira ibyiyumvo, atuma wiyumva nk'aho uri wenyine kandi muri kumwe. Urukundo nyakuri rusaba gusangira amarangamutima no kuba hafi yo mukundana mu bihe byose. Icya kabiri, usanga igihe cyose bagutegeka ibyo ugomba gukora cyangwa se ibyo ugomba kugenderaho. Ese uwo mukundana wumva igihe cyose agushyiraho amategeko cyangwa amabwiriza y'ibyo ugomba kugenderaho? Kumva ushyirirwaho amategeko cyangwa ubwirwa icyo ugomba gukora ni ikimenyetso gikomeye cy'ikibazo. Urukundo rw'ikinyoma akenshi rurekezwa no kugenzura ubuzima bwawe. Ugasanga muracyari mu rugendo rw'urukundo, ariko ugasanga amategeko n'amabwiriza akubwira ibyo ugomba kwambara n'iyahoraho, akakubwiriza abo ugomba kubana nabo cyangwa ugomba kubonana nabo, cyangwa se n'ibyo ugomba gukora. Urusi urukundo aho ubona ugushaka kukugenzura. Urukundo nyarwo rushingira ku bwisanzure, ku bwubahane, si ukubaho ku gitutu cyangwa ku gitugu. Icya gatatu, ntibakwizera igihe cyose agaragaza ibimenyetso by'icyizere gike agufitiye. None se wowe waba wiyumva ute igihe mukundana atakwizera? Icyizere ni inkingi ya mwamba y'umubano mwiza. Uwo mukundana yahora gushidikanyaho cyangwa kubaza buri kintu cyose, ni kimwe mu bintu bishobora kugaragariza urukundo rw'ikinyoma. Urukundo nyakuri rwubakira ku cyizere n'umutekano, ntabwo rwubakira ku gushidikanya no gutinyana. Urukundo nyakuri rwubakira ku cyizere n'umutekano, ntabwo rwubakira ku gushidikanya no gutinya. Icya kane, usanga barangwa n'ishyari ridafite impamvu. Ishyari ridafite impamvu ni ikimenyetso gikomeye kandi cy'ikibazo mu rukundo. Iyo uwo mukundana agirira ishyari ibintu bisanzwe byoroheje cyangwa akagushinja ibintu nta bimenyetso bifatika afite, biba bigaragaza ko atakwizera cyangwa atakubaha bikwiye. Urukundo nyakuri rwubaha imipaka y'umuntu kandi rukizera imigambi ye myiza. Icya gatanu, usanga barangwa no kutaguha umwanya w'ibanze. Kumva ko utari uw'ingenzi ku muntu ukunda birababaza cyane. Mu rukundo rw'ikinyoma ntabwo uba uri ku mwanya wa mbere, ntabwo uba uri number 1, ntabwo uba uri uw'ibanze. Ushobora guhana gahunda ariko igahora isubikwa, ibintu bihinduka, igihe gihinduka, aho mwasezeranye hahinduka. Yaba yanubahirije umunsi ntazire ku gihe, cyangwa se wamukenera ntumubone ariko we yagukenera kumva agomba kukubona. Ibi ugasanga birakurushya cyane cyangwa birakuvuna mu mutwe. Icya gatandatu, akenshi abantu nk'abo usanga barangwa n'ibinyoma. Usanga babeshya, usanga nta cyubahiro bagira, usanga barataye icyubahiro muri bo, baba barakibuze. Nibaza iki kibazo, ni kangahe wumva wubashywe mu mubano wawe n'uwo ukundana nawe? Icyubahiro ni urufatiro rw'umubano mwiza. Iyo uwo mukundana gusuzugura, yirengagiza ibitekerezo byawe cyangwa akakwereka ko nta gaciro ufite, ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo rw'ikinyoma. Urukundo nyakuri ruragushyigikira kandi rukakubaha nk'umuntu ufite agaciro. Icya karindwi mu biranga ibimenyetso by'ikinyoma, iyo uwo mukundana usanga yirinda kuganira ahazaza hawe nawe, ni ikimenyetso kigaragaza ko adafitanye gukomezanya nawe mu mubano w'ahazaza. Urukundo nyakuri rutuma abantu batekereza cyangwa se bakaganira ku hazaza habo bari kumwe, bagatekerereza hamwe kandi bagategura ubuzima bwabo bw'ahazaza. Niba uwo mukundana ahora ashyira ibintu mu rujijo kandi atifuza kwiyemezanya nawe ngo mutekereze ku hazaza hanyu,
nacyo ni ikimenyetso cy'urukundo rutari ukuri. Icya munani, baragutererana igihe cyose havutse ikibazo. Ese byakugendekera gute cyangwa watekereza ute igihe uwo mukundana cyangwa se ukunda gutereranya mu kibazo cya mbere? Urukundo nyakuri rwihanganira ibigeragezo. Iyo umuntu agutereranya igihe hari ikibazo, aba agaragaza ko nta kwiyemeza afite hagati yawe nawe. Umuntu ugukunda by'ukuri atinya kugutakaza, kandi igihe cyose arwanirira umubano wawe nawe, agahora yifuza ko wakomeza, akarwana intambara y'uko hatazamo agatotsi. Urukundo nyakuri ntiruhunga ibibazo, ahubwo rubishakira ibisubizo. Kumenya ibi bimenyetso bishobora kugorana, ariko ni ingenzi ku buzima bwawe nuko byishimo byawe. Ntukemere urukundo rutaguha icyubahiro, icyizere ndetse n'iterambere. Urukundo nyakuri rushingira ku cyizere, icyubahiro, gushyigikirana ndetse no gushyira hamwe. Niba hari bimwe ubona muri ibi bimenyetso 8, hamya udashidikanya ko ari cyo gihe cyo kugenzura umubano wawe no kureba ko ugashaka urukundo ruguhesha agaciro. Ndagusaba gukora subscribe, ugakora share ndetse mukaduha na comment. You and me dancing on my Gideon time.